hari igihe umuntu aba ari ahantu kandi adahari. Mwebwe muri hano mwumvise babiri, abandi muri hano hari igihe umuntu aba ari ahantu ariko ibitekerezo bye biri ahandi, akaba yagiye uri ku kazi, uri mu rugo se, uri mu yindi miryango yawe se, ufite ibibazo runaka umutekereza, ukabona uricaye uri ahantu ariko uri udahari. Nanjye simbuze ibyatuma mumbona hano ariko ntahari, ariko ubundi hano ndahari, mubaze yuko namwe turi kumwe kandi tugiye kugendana. Mwaramutse mwese muraba, tugiye kugendana sanusura Pawulo. Azwese n'iryo jambo hano aho ngenda bwana n'umuntu natinze kubyumva, bwana n'umuntu ati sanusura Pawulo, sanusura Pawulo kandi ndumva none rero reka tugendane sanusura Pawulo. Reka dusenge. Mana yacu dukunda cyane, tembwa mu ijuru, tugiye kumara kandi twumva ijambo ryawe, nyamara ntabwo dushoboye, ntabwo tubasha kurisobanura nk'uko bikwiriye, ntabwo tubasha kubyumva nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu twaratse kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe, abane n'abateze amatwi, abane n'uvuga, kugira ngo ibyo tuvana mu ijambo ryawe bitubere ingenzi n'ingirakamaro, ndetse bizakudutse mu bwami bwawe. Amahoro yawe abane natwe, bwa Yesu Kristo Umukiza wacu. Mbese aho dufite imbuto, mbese aho koko dufite imbuto. Isomo uvandimwe adusomeye riri muri Matayo 20:18 hatubwira amasomo twadusanzwe dusoma, badusanzwe muzi, ntawabona isomo rishyashya yabazanira. Ni amasomo dusanzwe twasomeye twabigishijwe no kuyibukiranyaho. Hariya hatubwiye yuko Yesu ubwo yagendaga ngo yarashonje, Yesu arasonza, maze abona munsi y'inzira igiti cy'umutini. Asoma abona igiti cy'umutini, maze aracyegera ngo agishakaho imbuto. Uko twasomye cyangwa se ntabwo mwasomye, yabonye zingana iki? Yasanzeho ibibabi gusa, aburaho urubuto na rumwe, ariko asangaho ibibabi gusa. Maze aravuga ati ntukere imbuto iteka ryose. Bavandimwe n'amagambo akomeye, hageze amagambo muri ibi byatwihuta tunayamenyere, tuyasanzwe tuyazi, ariko ari mu by'ukuri amagambo akomeye. Hano kino giti cyari kiri ntabwo cyari cyonyine, cyari igiti kiri kumwe n'ibindi biti bikizengurutse, ariko ibyo biti bindi byari ibimokore, ntabwo byari bifite ibibabi. Niyo mpamvu Yesu agiye gushakiraho imbuto, yagiye gushakira imbuto ku giti gifite ibibabi, aburaho na rumwe, maze arakivuga. Biriya biti byari ibimokore byari bizengurutse kiriya giti kindi, byari ibiti bishushanya cyangwa se bihagarariye amoko akikije Abayuda, atazi ukuri atamenya ukuri. Ariko igiti cyagaragaye ko gifite ibibabi, ari igiti cyiza, cyagombaga kuba n'igiti gifite imbuto, ariko aziburaho. Igiti cy'umutini iyo gitangiye kwera, kijya kwera, gitangira ibibabi
kuza ku mashami uko ikibabi gitangiye gukura n'urubuto rugatangira gukura munsi y'ikibabi maze bikagenda uko ikibabi gikura n'urubuto rukura uko ikibabi gikura n'urubuto rukura kugeza ubwo igiti gifite ibibabi byinshi cyuzuye ibibabi kikaba ari ikimenyetso cyerekana yuko n'imbuto zihari munsi y'ibyo bibabi. niyo mpamvu cyagaragaye nk'igifite imbuto Yesu ajya kwishakiraho imbuto ariko aburaho na rumwe. iyo Yesu aza kubonaho urubuto byibura rumwe gusa yagombaga no kuzitubura zikamuhaza n'abo bari kumwe nabo abaye kumwe nabo bose bagahaza. yasangaho byibura rumwe kuri icyo giti ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko yasanzeho ibibabi gusa maze icyo giti akakivuma. ntabwo yabonye ibindi biti bikizengurutse byari inkokore, yabonye igiti cyerekanaga yuko gifite ibibabi kandi bishoboye yuko gifite n'imbuto. inshuti z'Imana muri hano, mbese aho koko dufite imbuto? mbese aho ntitwaba dufite ibibabi gusa? ntitwaba turi igiti cy'ibibabi gusa kidafite imbuto? inzozi narose ntabwo ari ukwerekwa, si ukuvuga ngo nderekwa, ariko ntabwo inzozi narose n'inzozi zisanzwe, ariko nimukurikirana murasanga hari icyo azavuga. nararose ndota ndi mu mujyi hari i Kigali, ntabwo agite kigira imbano y'imabwira n'iby'ukuri n'ibyabaye. ndota ndi mu mujyi hari i Kigali muri quartier commerciale ngenda, maze mbona umupasitori wari umaze iminsi mu nzu y'imbohe. duhuye turaramukanya, arambwira ati Rusaga ntabwo wansura. uteze amatwi, ni ubuhamya butari bwiza, ni ubuhamya ntagombye kwivugaho, ariko muvugiye kugira ngo mugire icyo mukuramo. arambwira ati ntabwo wansura. birambabaza rwose, nabuze umwanya nibyo mubwira. ati rwose byarambabaje, birambabaje kuba namaze igihe mu nzu y'imbohe ntusura. muri ako kanya ndakanguka, nkangutse ngeze amahirwe, byari inzozi. muzi ko Imana rwose ibintu bibi bimutera ubwoba, ariko iyo ukangutse ugasanga ari inzozi urishima ukavuga uti ntabwo bibaye impamo ahubwo ni inzozi. maze ngo umugore wanjye ukanguka, maze ibintu rwose ndamubwiye. atamutegereje iki? atamutegereje iki? rwose izo nzozi ibyihorere, ukuri kubimbwira uranyine nabyumvise. Imana iranyibukije icyo ngomba gukora, nzagikora. icyumweru, 2, 3, ukwezi, amezi aragenda agera kuri 3. inshuti z'Imana, ibi mbabwira ntabwo ntekereza no kubihimbi, biri mu kibwizo cyane kuko kubibabwira mubitega amatwi icyo ushaka yo kumukuraho. ndose inzozi, ndakangutse nsanga ari inzozi, nejeje nuko zibaye inzozi zibaye impamo. mbwira umugore wanjye nti ibyo ndose atubwo n'Imana ibikubwiye ntibikuru bindi nanjye nabyiyumviye ntibyihoreze. amezi abaye 3 nicaye mu modoka hariya imbere City Plaza abahazi ndi quartier commerciale, nicaye mu modoka ndi jyenyine, ngiye kubona mbona Pastor Kagwera anutse imbere muri metero 15-20. mukubita amaso, iki nakoze kwikinga urushyi ku maso, kureba ku ruhande. Pastor Kagwera atambuka. ni ubuhamya ngira ngo mu gihe cyo mukuramo, si ubuhamya bwiza bwo kwivuga, ariko ni icyigisho. nuri i Kigali, nirwa mu mujyi buri munsi, ukwezi, 2, umwaka, imyaka irashira. gereza yo kumuhima muza nk'iri, nirwa mu mujyi, imyaka irashira ndirataha. inshuti z'Imana, Yesu ashaka imbuto ku giti cy'umutini gifite ibibabi, aburabura. inshuti z'Imana, mbese dufite imbuto? Pastor wabwije mu itorero nyobora,
pasitoro nzi kandi nawe unzi, ntuye i Kigali nirirwa mu mujyi buri munsi, umwaka, 2, 3, 4, 5 imyaka igashira, ese wabuze umwanya n'umwe wo gusura umuntu mu nzu y'imbohe mugenzi wawe? Waje kuvuga uti iki ni icyaha cya Rusagara, ntabwo ngende basare i Kigali, ariko mbivugiye kugira ngo gufungurire irido nawe urebe ibindi, nawe ubasha kugira ibindi nawe wakubonaho, nawe ubasha kugira ikindi wakunguka uhereye aho ngaho. Mbese aho koko dufite imbuto, mbese aho koko aho si ibabi gusa hari imbuto Yesu abasha kutubonaho. Yohani 3:5 tuhasanga ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu. Duhereye hejuru, Nikodemu yamusanze, ariko aho reka tuhihore amashuri kuyisomera. Aho ushaka yuko tuvuga ni ku murongo wa 5, aho Yesu yarahiye abwira Nikodemu ati ni ukuri Yesu ararahira ati ni ukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utabyawe n'amazi ndetse n'umwuka atabasha kubona ubwami bw'ijuru. Twavuze iby'umubatizo umwigisha, ariko Yesu yavuze iby'umubatizo awongeraho undi mubatizo. Twebwe twishimira umubatizo umwe wo mu mazi, tukavuga tuti twarabatijwe mu mazi menshi, umubatizo twawusize ku ruhande, ariko hari undi mubatizo ukenewe, wowe nanjye dukeneye, kandi ugendana n'uyu mubatizo wo mu mazi menshi. Umubatizo wo mu mazi menshi turawufata tukawushyira ku ruhande, ariko hari umubatizo w'umwuka Yesu yatubwiye tugomba kubatizwa uko bukeye n'uko bwije tudahagarara. Yesu ati utabyawe n'amazi, ariko n'ikindi n'umwuka, umubatizo w'umwuka. Mbese wowe nanjye twarawubonye? Mbese koko umwuka uraduhindura? Mbese koko turawumvira? Umwuka utubwira ngo kora iki, reka iki, kora iki, reka iki, aho tujya tumwumvira. Kandi umubatizo ni uguhesha imbaraga zo kwera imbuto, ntiduhinduke ibibabi gusa, ntiduhinduke igiti kibabi gusa. Urusengero Salomo yubatse yarukubatse ruhenze cyane, ariko yaje kurushyiraho inkingi ebyiri imbere y'urusengero ku ibaraza. Inkingi muzi yuko ari ikintu cyo kwikorera igisenge, kikikorera iyo nzu n'uburemere bwayo bwose. Zari inkingi zihenze kandi zakoze mu buryo buteye ubwoba, maze inkingi imwe ayita Yakini, indi ayita Bowazi. Iyo Yakini yasobanuraga ngo azabikomeza, kandi Bowazi avuga ngo hariho imbaraga. Nshuti z'Imana, izo nkingi zishushanya wowe nanjye igihe cyose tubashe kugira akamaro, tubashe kwera imbuto, tubashe kugira umumaro uhagije n'itorero ry'Imana. Ariko se byagenze bite nyuma y'uko urusengero rwashinzwe? Urwo rusengero rushinzwe, izo nkingi ntabwo bongeye kuzubaka ngo bazisubizemo, ahubwo barazishushanyije. Aho ngaho izo nkingi zari ziri bashyizeho ibishushanyo bigaragaza ko ari inkingi ariko atari inkingi. Nshuti z'Imana, aho ngaho muhatekereza. Mbese aho nturi igishushanyo cy'inkingi mu itorero? Mbese aho inkingi koko ishyigikiye umurimo w'Imana? Mbese aho koko uri umuntu wera imbuto zikwiriye abantu bihana? Ese uri inkingi nyakuri cyangwa uri inkingi y'igishushanyo nk'uko basabye urusengero bakayishushanya ntasubizeho inkingi yikoreye, ahubwo wakubita amaso gusa ukabona igishushanyo cy'inkingi ukagira ngo hari inkingi y'ukuri ariko ari igishushanyo? Mbese aho uri inkingi y'ukuri? Mbese aho koko wera imbuto zikwiriye abihana? Ese aho Yesu gushaka imbuto aho arazibona? N'uyu munsi Yesu asonzeye imbuto zawe. N'uyu munsi Yesu akeneye yuko tugira imbuto, atazi gushaka n'uyu munsi. Ntabwo neza nuko tuba igiti cy'umutini kibabi gusa, ahubwo akeneye yuko wowe nanjye twera imbuto. Umunsi umwe umusore w'umuhinde yaragendagendaga asanga pasitoro yabwiriza ubutumwa. Yaje asanga pasitoro yatangiye kubwiriza, maze yihagarariye inyuma, maze nawe yumva ubutumwa. Mu kanya gato kakurikiyeho pasitoro yarashoboje. Pasitoro ahamagara abantu bo kwiyegurira Imana. Uwo musore nawe aragenda
umusore w'umusirikare w'umuhinde aragenda arabura mu biganza bya pasitoro ngo yiyeguriye Imana. Yumvise ikibwirizwa umwanya mutoya, sanze batangiye bahise basoza, bahamagara biyegurira Imana nawe araje. Pasitoro umunsi yarasozaga, igitondo cyakurikiyeho pasitoro yinjiye muri gari ya moshi cyangwa se muri ture kugira ngo agende. Akinjira muri ture akicara ku idirishya, maze umusore araza gusanga ku idirishya ati, pasitoro nimugoroba ndi mu materaniro yawe, kandi igihe bamuhamagaraga biyegurira Imana nanjye naje, ariko se pasitoro ni gute naba umuntu wa Yesu igihe cyose? Muri ako kanya nkogombye ku ijisho, pasitoro akurikiramo mu mufuka maze ayishyira ku biganza bye akayihagarika. Ati, urabona se karamu ihagarara? Ndatoya. Ati, kubera iki se? Ati, kuko utayifashe. Ati, noneho ati, kuko uyimbatiye mu biganza irahagaze. Pasitoro aramubwira ati, Yesu atakumbatiye mu biganza ntabwo bishobora. Ishyira mu biganza bya Yesu akumbatiye nibwo uzabishobora. Pasitoro akimubwira ayo magambo, tiratangiye kugenda. Umusore nta kindi kintu arabaza, pasitoro nta kindi kintu aramusobanurira. Ikaramu ikiri mu biganza bya pasitoro, tire itangira kugenda. Umusore ahagaze, pasitoro mu idirishya, maze akomeza guhagarara mu idirishya. Umusore akomeza kuyihangaho amaso uko tire igenda, barebana batyo, maze tire imaze kurundura aho batakirebana, pasitoro asubiza ikaramu we mu mufuka, n'umusore aragenda. Umunsi umwe ubwo pasitoro yarimo agendagenda mu Bwongereza, umuntu aramusanga, aramwegera ati, pasitoro uranyibuka? Ndatoya. Ati, ibuka wa musore mu Buhinde wasanze kuri tire bugiye? Pasitoro turabyibutse, wambaje kuba umuntu wa Yesu, nakuretse ikaramu nyishyira mu biganza, tire tangiye kugenda ntabona ikindi gusobanurira, ngenda gutyo. Umusore ati, ni jyewe uwo munsi twari kumwe, uyu munsi ngiye twongeye guhura. Ati, pasitoro kuva urya munsi kugeza uyu munsi hashize imyaka 25 ndi mu biganza bya Yesu. Kuva urya munsi kugeza uyu munsi hashize imyaka 25 ndi mu biganza bya Yesu, ntabwo njya mbivamo. Inshuti z'Imana ni hano, umusore wumvise ikibwirizwa kituzuye, asanze pasitoro abwiriza. Pasitoro ahise asoza, amusanze kuri tire atangiye kugenda. Igihe atamusobanurira byinshi, tire itangira kugenda. Murumve ukuntu byagiye bigendekera. Ariko mu kanya gatoya, ikintu gitoya abonye gusa kigufiya ayishyira mu mutima we. Ati, kuva urya munsi kugeza uyu munsi hashize imyaka 25 ndi mu biganza bya Yesu. Inshuti z'Imana, wumvise ibya Yesu igihe kingana iki? Inshuti z'Imana, wumvise ubutumwa igihe kingana iki? Wumvise ijambo ry'Imana igihe kingana iki? Kuki tudafata umwanzuro wo kwiyegurira Yesu burundu nk'uyu musore w'umusirikare? Luka 12:5 havuga iki? Haratubwira hati, muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ni ukuvuga muhore mwiteguye kandi no mwize bishyirwe mu bikorwa. Imbuto mwamenyeshejwe, imbuto mugomba kubera muzere kandi zigaragara. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ibyo mwize, ibyo mwigishije, ibyo mwigishijwe, ibyo bishyirwa mu bikorwa bigaragara. 36 uravuga uti, mumere abatigeze shebuja aho agarukira avuye mu bukwe, kugira ngo azaza nakomanga bamukingurire batinze. ntabwo usoma. Reka tusubire Luka 12:35 haravuga hati, muhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu yaje. 36 mumere nk'abatigeze shebuja aho agarukira avuye mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire batinze. Bamukingurire vuba. Mumere nk'abo bantu batigeze shebuja, kugira ngo nagaruka ahazira hose, aza vuba, aza
mbese ahubwo dufite imbuto cyangwa n'ibibabi gusa? Nshuti z'Imana, icyo twe gutekerezaho. Nabonye indirimbo kuri televiziyo, ntabwo nongeye kuyibona, yarantangaje. Ni umwirabura wo muri Amerika waririmbaga, maze izina ry'indirimbo yayise ngo practice what you preach. Shyira mu bikorwa ibyo ubwiriza. Ibyo ubwiriza bari nabyo ukora. Ibyo ubwirizwa, ibyo wamenyesheje bari ibyo ukora. Ese aho koko dufite imbuto? Ese aho koko twabyawe ubwa kabiri? Yesu ati tutabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Twabatizwe mu mazi menshi, reka n'umwuka atubatize. Uko bukeye n'uko bwije, si umubatizo urangira, ni umubatizo wa buri gihe, wa buri gihe, wa buri gihe. Imana ibafasha kandi Imana ibahembe kandi Imana ibahe umugisha, twese turi ku buzima bwacu.